turarebera ku kintu kimwe. Kubera iki Yesu yahinduye amazi akayagira divayi? Tugiye gusesengura icyo bita analyse. Tugiye kwinjira muri Bible. Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge, usaba ubwenge azabuhabwa. Nanjye nasabye Imana ubwenge bwo gusesengura turebe impamvu Yesu igihe ari mu bukwe bw'Ikana kuki yahinduye amazi divayi. Hano hari ingingo zigera kuri 3 ndi ugende mbabwira. Iya mbere, uko byenda kose hari impamvu Yesu yahinduye amazi divayi, kuko amazi ni meza. Ubundi akamaro k'amazi ni kenshi. Umuntu ashobora kuba afite inyota akayanywa, umuntu ashobora kuyakaraba, umuntu ashobora kuyatekesha, sibyo? Umuntu ashobora kuyogesha imyenda, umuntu ayogesha n'ibintu byinshi. Amazi akamaro kayo ntabwo umuntu yakavuga ngo akarangiza. Ahubwo amazi atanahari ntabwo ubuzima bwakoroha. Sinzi ko hari umuntu wamara amezi nk'abiri amazi atarongera kuboneka. Turayatekesha, n'ibyo duteka biba byakuze kubera amazi. Rero impamvu Yesu yahinduye amazi divayi harimo ibanga rikomeye. Kubw'inda yacu cyangwa se yanyu yabananiye, mujye munywaho gakeya. Icyambere birashoboka ko muri buriya bukwe bw'Ikana abantu bari muri buriya bukwe inda yari yabananiye, kuko ntabwo bashakaga amazi. Ubundi amazi ni meza, sibyo? Iyo umuntu agiye kujya mu bukwe arakaraba. Ariko noneho igitangaje, Yesu yarahageze asanga hari amazi yonyine. Ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko muri kiriya gihe cyaba Yesu inzoga yari izwi. Ntabwo banyweye izi ngizo zo mu bucupa za byeri cyangwa se za pirimusi cyangwa kanyanga. Banyweye divayi. Divayi kera yari inzoga ikorwa mu mbuto, hazamo indimu, hazamo icunga, inanasi, watermelon n'ibindi byinshi n'amapapari. Iyo divayi rero bakoraga muri izo mbuto, barayinikaga cyangwa se ibyo bita gutara, ikabanza igashya. Kwa kundi upfundura inzoga ukumva igifuro gifite imbaraga yenda nko guturika. Yesu yaraje rero, Yesu buriya yarerekwaga, yamenye yuko Ikana hari inzoga, aravuga ngo reka ngende. Yajyanye n'abigishwa batari bakeya, kuko bari abigishwa 12 nibo yakundaga kugendana nabo. Ariko icyo gihe yagiye mu bukwe bw'Ikana yageneye n'abantu 2. Ageze yasanga inzoga bayimaze, niko kwicara babwira ngo hari iki ko afite inyota. Baramusubije ngo mwigishwa mwiza, inzoga twayimaze, ahubwo hari amazi yuzuye ingunguru. Yesu yumva arababaye, kandi Yesu yagombaga urumva kera ntago imodoka zari ziriho ngo Yesu yari gutege, na gare zariho, na pike zariho, kwari kugendesha ibirenge. Urabizi ko kera gihe abantu bambaraga za rugabire nizo zari zikomeye. Yesu yanyuraga ahantu henshi, mu misozi, mu bibaya, mu mahwa, ajya mu butayu gusenga. Kera gihe muri buriya butayu ntabwo atwarayo piki cyangwa se imodoka, yagendeshaga rugabire, sibyo? Mu kugendesha rugabire rero agezeyo afite n'inyota. Urumva nawe umuntu kuva ahantu kure ugiye gutaha ubukwe byabaga ari ikibazo, kandi ari kure, na transport zabaga. Kera gihe ntago amafaranga yari ariho. Nabira bavuga ngo Yesu bamuguza amafaranga. Yesu ntabwo bamuguza amafaranga, nabyo tuzabireba. Bari abantu bakababeshya, ntabwo Yesu bamuguza amafaranga. Ubuse wagura Yesu amafaranga ukayahana? Ahubwo Yesu yaraje ahageze asanga inzoga yashize. Bari abantu bakira nyine, kubera bubahirizaga ibyanditswe cyane, bari baramenye yuko inda yabo yabananiye bakanywa vuba. Yesu arababwira ati rero hari iki harya? Hari amazi yuzuye ingunguru. Abigishwa baramubwira ati mwami, turayagenza dutaye amazi. Yesu ati muyazane hano sha, mwongeremo nandi kuko tugiye kunywa byiza kandi byinshi biryohereye. Yesu yarababwira ati muhumirize. Amagambo yavuze nawe mushatse mwayasoma, ibyo ngibyo byanditse muri Mariko. Mu kanya nk'ako guhumbya, ya nzoga cyangwa se y'amazi yahinduye ibara, aba umutuku, aba amaraso. Kandi amaraso murabizi yuko Yesu cyagiye asangira n'abigishwa be, yaravuze ngo mwakire ya n'amaraso yanjye batangiwe. So rero kuba Yesu yarahinduye amazi akayagira divayi, ni icyerekanaga ko mu myaka yari iri imbere inzoga yari bunyobwe. Ndashaka kumara abantu amatsiko yuko kunywa inzoga atari icyaha, ahubwo kutayinywa bishaka kuba icyaha, kuko Yesu nawe ibintu by'inzoga yarabizi cyane.